ni ukuvuga ngo buriya hari abantu bataramenya kowa timu. Njyewe iyi kowa timu maze kuyimenya, nubwo abantu benshi bantanze muri pi, ntabwo ndi umurideri ukomeye nka ba Showamu cyangwa se ba Bosikabo, ba Olivier n'abandi barideri bakomeye na ba Sirasi, ariko njyewe maze kumenya kowa timu uburyo ikoramo akazi kayo. Hari igihe ureba abantu ukabanariza ukavuga ati akazi k'aba bantu gakorwa gutya, namwe mubyitegereze mubirebe. Urabona kowa timu yavuze yuko open mainnet izaba, barabitubwiye ko mbere h'ukwezi ko mbere h'ukwezi bazatubwira ko open mainnet ihari, sibyo? Ariko kowa timu ivugira mu migani, ntabwo ijya yerura ngo ize ngo kubwira ikintu ngo urabona ngo ku itariki ngo turarocinga iki. Niyo bakirocinga ari ibintu bitunguye abantu, babirocinga bitunguye abantu. Nk'urugero, nk'igihe barocinga ibintu by'amahakatoni, abantu benshi bari bazi ngo haraba ngo open mainnet, ngo haraba ngo open mainnet ngo launch, bajya kubona barocinze amahakatoni. Bazi ngo bagiye kurocinga payi, babona barocinze wallet. Bazi ngo bagiye kurocinga ngo ibintu runaka, bakajya kubona barocinze ikindi kintu. Reba road map ya mbere yasohotse mu kwa 10, twari tuzi ko izaza ikatubwira umwaka open mainnet izaberamo. Baraza batubwira ibintu, barangije batubwira ati muri road map ya kabiri izasohoka mu kwa 12 niho tuzamenya igihe open mainnet izabera. Kwa 12 turategereza, kuri 27 hasohoka road map, hasohoka road map ya kabiri itubwira igihe open mainnet izabera. Umuntu wibuka neza aze kureba, ntago bigeze batubwira ngo open mainnet izaba ku itariki mu kwezi. Amarenga yabo n'ukuntu ibintu byabo babihishe, baratubwiye ngo open network ngiteganyijwe ngo no mwaka ngo 2024. Bamwe ngo ni mu kwa 3, abandi ngo ni mu kwa 6, abandi ngo ni mu kwa 12. Umuntu wese atangira yivugira ibyo ashaka. Kuri P-Day ku itariki 14 z'ukwa 3 dutegereza yuko byibuze Nicolas akatubwira ati kwizi tariki niho hari open mainnet. Baricecekera. Ariko amakuru asohoka muri kowa timu avuga yuko open mainnet izaba mbere h'ukwezi, ariko hari ikintu abantu batabonye. Mbere h'ukwezi muri systeme, muri blockchain ya Pi, berekana yuko open mainnet iteganyijwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 6. Doris agashimangira avuga ati ku itariki 28 hari open mainnet. Nyuma ya open main ati hari open mainnet launch. Noneho uko si ukwezi, open mainnet ni periode. Ntabwo open mainnet ari ukuvuga ngo turaje ngo turarocinze ngo igiciro nk'iki. Open mainnet ni periode. Nkuko across mainnet ntabwo yaje ngo umunsi umwe ngo irangire. Across mainnet twayinjemo 2022 ndakeka natari 2021. Kugeza izi saa tukiri muri across mainnet. Ni periode. Na open period, open mainnet nayo ni periode. Habamo launch, habamo gushyiraho igiciro, habamo ibintu byinshi cyane, hakorwa nk'ibintu byinshi cyane. No kuvuga ngo abantu benshi bazi ngo niba ngo tuvuze ngo open ngo mainnet ngo ni no tariki. Oya, nayo ni periode. Ahubwo iyo periode izamara ukwezi kose. Iyo periode yatangiye ku itariki ya mbere kwa 6 izarangira ku itariki 28 z'ukwa 6. Niba mubibona neza, ibi bintu by'amanode batweretse ni nko kutwereka yuko noneho ubu bariteguye kuri buri kintu cyose. Ubu migration ku bantu bose bujuje ibisabwa, KYC zabo ziri green, bose bari guhita bimurirwa. Umuntu wakoze KYC kabe yari green kuva bararocingira system ya Stella ku itariki 18 wese agomba kwimurirwa. N'umuntu wajya gukora KYC ikaba green arajya hita yimurirwa. Bishatse kuvuga ngo wiki
Doris atubwira ati nyuma ya tariki 28 nta mining izongera kuboneka, na mining izaboneka umuntu azabona duke cyane dushoboka. Utwo natwo ntago tuzaboneka kuri telefone, utwo tuzamayiningwa ku mashini uko byagenda kose. Kugira ngo mining ku buntu ntago bizakunda. Umuntu uzamayininga nyuma y'icyo tariki azamayiningira ku mashini kandi yishyuye amafaranga nk'uko Bitcoin bigenda. Ngewe ku busesenguzi bwanjye n'ukuntu mba nabibonye nabyitegereje nkareba, kuba timu nta na rimwe iraza ngo itubwire ngo itariki ngo tuteganyije ngo iki kintu ngo kizakuba ku itariki ngo 10 ngo z'ukwezi kwa kangahe ngo cyangwa 14 ngo z'ukwezi kwa kaza ngo tuzarocinga ngo website. Oh no, aba bantu baradutungura. Kandi open mainnet umuntu uzamenya yuko open mainnet ari periode uwo kandi akemera yuko open mainnet kuba timu yavuze yuko ari mu kwezi mo hagati kugira ngo barocinga bashyireho press unit, kugira ngo bashyireho press unit bizatwara ukwezi. Arabona ko Kosashi uriya yerekanye yuko open mainnet yatangiye ku itariki ya mbere, ariko abantu z'ukwa gatandatu, ariko abantu ntabwo babimenye, bazi ko ku itariki ya mbere gushyiraho press unit. No, buri muntu wabirebye neza icyondo cyo ku itariki 28 turatungurwa. Njyewe nta open ntago ni 50 kuri 50, ariko ngiye nkurikije ubusesenguzi bwanjye na 28 n'amahirwe 100%, kuko ari amavageni yose bigaragara yuko ibintu byose byagiye mu murongo. Kabisa ngiye nuko mbitekereza. Niba hari n'undi muntu ufite ukuntu abitekereza kurusha uko ngiye mbitekereza, umuntu wese afite ubusesenguzi bwiwe, gusa ngiye niko mbibona pe. Aba leaders benshi batuyoboye muri mushinga wa Pi bose yewe na Olivier nawe reka munenga akantu kamwe. Olivier ushaka kuzumva no voice yanjye ntawamenya uko umuntu asigaye asora akavoice agahereza umuntu umwe, ukajya kubona ko karazongorotse igihugu cyose karakizongorotse. Birashoboka yuko yazayumva. Olivier reka nkunenge, wigeza uduhereza ikiganiro cya OTC uratubwira ati wivuganiye n'abantu ati bakubwira ko ku itariki 28 ari nakuka, kandi na Doris akagira uti ariko urangije noneho uraza ati bigaragara byo ati kuri 28 ati birashoboka atari ko nta nubwo bishoboka. None se buriya niba uko ubusesenguzi bwawe hari n'abantu zibakomeye muvugana, uba ugomba kumenya ngo njyewe noneho abantu banje nyoboye regula tuyoboye, uri umurida nubwo utatuyobora muri G7, uri umurida umaze imyaka irenga 4. Ibi bintu byose kuba tubigezeho gutya, wowe n'abandi bantu mumaze imyaka 4 mutuyobora, rwose uruhare rwa 80% n'urwanyu kugira ngo tube tubigezeho. Erega Imana niba nakwemereye ikintu, reka tuvuge yuko Imana nibikwemereye ikintu, yes irakikwemereye ko hari n'abandi bantu bazatuma icyo kintu kigeraho. Imana ibikubwira ati uzubaka etage n'urugero, ntaze cyangwa uzagura imodoka, ntago uzabyuka mu gitondo ngo uyigure, hari abantu bazagufasha kugira ngo uyigereho. Rero ba Olivier abo ngabo muratuyoboye, nimwe mu ibyo bikorwa byose nimwe muzatuma tubigeraho 80%, kuko namwe mutubwira ati mu verify gutya mukora ibi nibi mukore wallet mukora ibi nibi, iki kintu n'ukica bizakugendekera gutya, iki nibigenda gutya, ni wowe ubutuyoboye, kuko tubyishe se twagera kuki. Ariko nawe rwose waratuhemukiye buryo kudushyira mu rujijo. Niba unakoze ikintu bikanga, yes byanze, niba uvuze ikintu ati iyi tariki bishobora gukunda cyangwa ntibikunde, yes ntago byakunze, reka tubyemere ko bitakunze. So niba bitakunze ariko we byibuze wowe uraduhaye icyizere, uratubwira ati njyewe nkurikije ukuntu navuganye n'abantu baba hafi ya Kowa Team, bo muri famille ya Kowa Team, abantu baba muri erega bari abashinwe, erega nibo batubwira ikintu gutya tukayakubona kirabaye. Niba bashobora kutubwira ati hagiye kuba amatentative,
ubwo hashira nk'ibyumweru bibiri ukabona tentative zirabaye. Abo bantu se wabanganye iki? Abo bantu baguha amakuru ku gihe nubwo ibyo bintu byabaye. Reka nako watime ni system ikoresha ko watime ishaka kubwira ati none se n'ubwa mbere ubonye umuntu asubika ikintu yari yakizeye akakubwira ati ngiye nzakora iki n'iki kwigihe icyo gihe cyajya kwegereza agahita agihindurira umunsi akavuga ati noneho nkurikije kuri system yanjye iri kugenda ntabwo ikintu byakunda. Yes, birashoboka yuko nako watime ubwayo ishobora gushyiraho itariki ikavuga ati iyi tariki hateganyijwe open mainnet, ariko byagenze gutya bitewe na system yacu ukuntu byagenze reka tubyimure. N'umupira w'amaguru yewe tujya tubibona igihugu cyayo gukina n'ikindi gihugu ukabona barabihinduye umwaci barayisubitse bati kubera imvura runaka cyangwa ikiza kigize gutya bigenze gutya na gutya mwaci turazisubitse tuzazikina nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'amezi abiri. Bijya bibaho ukabona umukino gukinwa kuri juru ya 20 bawukiye kuri juru ya 38 akaba ari usoza shampiyona. Birashoboka rero ntabwo kuba watubwira ikintu ukakikahagarara ukavuga ati ngewe nkurikije. Yes, gihagarareho kuko uba ufite ahantu wakuye amakuru. Ni nge ntabwo nzarenganya Olivier yatubwiye ngo kuri 28 aba yatweretse suruse n'umuntu akwetse suruse ati ngewe ku bantu bo mu Bushinwa tuvugana bakomeye, kandi ndakeka ko mu bantu bavugana n'Abashinwa bakomeye baba mu mushinga wa paye bakomeye bavuga ari kwijyana mbese bavuga ko nako watime kumva ikintu runaka. Olivier arimo mu Rwanda niba bamuri mwiriya kwatimu ya GCV. Iyo kwatimu ya GCV ubwayo hari abantu baba abashaka no gupostinga n'ikintu kuri stati agasanga afite nimero nikora cyangwa bafani bakabona ikintu yapostinze. Uretse urumva umuntu adabaterekana atigera muri kwatimu, uwo muntu ashaka kutujyanira ubutumwa akabugeza kuri kwatimu. So njyewe ukuntu mbitekereza Olivier akwiye kutubwira inkuru akayihagararaho nawe akavuga ati njyewe amakuru ufite naya. Icyo gihe cyagera nibibe ntabwo tuzarenganya Olivier kuko Olivier se we cyangwa se undi murida wabitubwiye ntabwo tuzamurenganya. Reba nkuriya Emmanuel uba mu Bushinwa nawe iryo kosa yigeze aridukorera. Emmanuel kuva mu kwa gatatu yatubwira ngo dore ngo biteganyijwe kuri 28 z'ukwa gatandatu, ariko byageze kuri 20 z'ukwa kane aratangira ngo ngiye gukuru ndi kubibona ngo kuri 28 ngo ntago bishoboka. N'ubu voice yasohoye mu gitondo yaje vuga ngo kuri 28 ngo ntibishoboka ngo dukurikije ngo amanode ngo basohoye ngo nibiki ngo ntibishoboka. Gute se uhora uvuga wivuguruza wabyihoreye byibuza kugira ngo ujye kutubwira ibintu kuko wabyihora ukatubwira ati rero dutegereze kuko hari nk'umuntu ukubwira ngo nzabibara mbibonye abo barahari tereka dutegereze. Undi nawe bwatereka dutegereze. Yes, nawe unutubwira amakuru nurangiza nutubwira itariki kuko utabiza kugira ngo uzivuguruze utubwira tereka dutegereze. Bubaka umushinga dore ahantu bigeze bivanga iki. Niba ushaka kuduha amakuru uduha amakuru tubwira ngo dore ibintu byakozwe nibi, dore ibintu kwa timu iri gukora nibi, ubu ngubu bigeze kuri etape, yavuye kuri etape igeze kuri iyi. Ndabizi neza ko umuntu wese azi umuntu w'umurida ukurikira paye network 100% akavuga ati ngiye makuru yawe ndakurikirana. Itangazo asora ryose ndarisoma across mainnet yararangiye. Ubu paye yerekanye yuko turi muri testnet bari gutesting. Testing ishaka kumara iminsi ngahe? Ishaka kumara n'umunsi umwe cyangwa ibiri. Turi muri open mainnet period. Iyo period twagezemo ntago paye yazanye kubwira ngo twageze muri open mainnet. Open mainnet kosa si yayishyizeho ku itariki ya 26 izagera kuri 28 nibihinduka. Na Doris ubwe ni Sahara cyabishimaje ati kuri 28 open mainnet. Mujye mumera nka Doris biramutse byanze aba yakubwiye ati njyewe nuko mbibona byanze bikunze nibikunda birakunda nibyanga biranga, ariko ntukaze utubwira ngo kuri 28 ngo none ngo hoya wabona hasigaye by'umwe bitatu ngo hasha ngo ndi kubibona ngo wapi ngo nibishoboka ngo ni mu kwa karindwi ngo cyangwa kwa 8 nituhagera ukaje niba uvuze ngo ni mu kwa 12 ntituzahagera. Icyo gihe natwe turahagera. Igihe kiragenda batubwiye mu kwa 12 ukagera ngo ni mu myaka nk'itanu none ubu kimwe cya kabiri cy'umwaka kirarangiye.
n'ubu ngubu basohoye kuri 28 baduhaye irindi tangazo bati iteganyijwe mu mwuyu mwaka mu kwa 12 s'amezi 6 n'imeshi iminsi 140 ingahe iminsi 180 isigaye ni mike cyane nako 180 nigeze ni 160 cyangwa 170 ni mike cyane. Njyewe rero ndumva abarida bacu nk'abaridamwe mujye mutubwira ibintu uhagazeho ushaka kuvuga ati njyewe iki kintu narakivuze Ndino Costa narakivuze kuwa kangahe nakivuze mu kwa mbere umuntu yarakibonye cyangwa se byaranze naho kuza wivuguruza ngo none urabona ngo biteganyijwe ngo wahagera ngo oya unabonye ngo bidashoboka oya ibyo bintu ntago ari byo ubucanza abantu benshi hari n'abantu cinege agahita avuga ati ni uriya muntu yaratubwira ngo mu kwa 6 none harabonye hegereje haragize hari n'umuntu wita ubivamo ngo ati ngiye noneho ibyo kumayininga amazi imyaka 2 umuntu ambwira ngo mu kwa mbere ngo mu kwa kabiri mu kwa tukagera mu myaka 3 oya birutwa nuko wababwira ati ngiyewe nkurikirana paye tuvuye ku stage iyi stage tuyivuyeho tugeze kuri iyi kandi kugira ngo tugere kuri open mainnet final launch aho bazatwereka press unit bakatubwira ati dore igiciro niki cya payi bizaba byagenze gutya tuzava tugera ahangaha finally birangire gutya ibyo biba bihagije kugira ngo uzutubwire ngo mu kwa 6 ejo ngero garuke ngo mu kwa 6 bishoboka ngo ni mu kwa 8 mu kwa 8 hagiye ngo ni mu kwa 9 mu kwa 9 ngo ni mu kwa 10 mu kwa 10 tuhagere ngo ni mu kwa 12 mu kwa 12 tukurangize twongera ufate undi mwaka oya tugiye rwose mu muducanga kandi twege tuba turi aho ngaho twicicikiye ntago tuba tuzi hari abantu tuba tutazi internet nkanjye urahangaha tuba tutazi yo biva niyo bijya rero njyewe ku busesenguzi bwanjye ndavuga ku busesenguzi bwanjye uko nabibonye undi nawe afite uburyo yabibonyemo njye ushaka kuvuga ku ruhande rwanjye n'undi nawe akavuga ku ruhande rwiwe ni ukuvuga ngo open mainnet twayinjiyemo kosa yarabyerekanye nibiramuka bihindutse ubu turi muri open mainnet periode nibiramuka bihindutse nta muntu tuzarenganya kuko mu bantu uzajya kurenganya umuntu usaba muri kwa timu we yakubwiye ukuntu abibona nawe ufite uburyo bwawe ubibonamo murakoze nibyo nashaka kuvuga nta kindi kabisa.